Huje mu izina rya Yesu Kristo mwese muraho, aba dukurikiye ku majwi ndetse n'abadukurikiye ku mashusho mwese aho muri, dukomeje kubifuriza ibihe byiza ndetse n'umugisha w'Imana, cyane cyane kuri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ni Augustin Mbonabucya, umuvugabutumwa mbasuhuza. Ndabakunda kandi nongeye gushima Imana yongeye kumpa akanya keza ko kuboneka hano kuri channel ndetse no kuri radio icyarimwe tubwiriza abantu ubutumwa bwiza. N'umunezero udasanzwe kuba nshoboye kubana na Besarel, ndi umwe mu babakunda. Iyo umuntu mukunda mukegerana birushaho kuba byiza. Imana iduhane umugisha. Reka dusangire ijambo ry'Imana uyu munsi Imana yampaye, dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice byaho bitatu. Turasoma Kuva ibice bitatu guhera ku murongo waho wa 7. Turaza no kuza gusoma mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Kuva ibice bitatu 7 haratubwiye ngo Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri mu Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa kuko nzi imibabaro yabo. Ku murongo wa 8, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Twongereho mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11, dusangirire hano ku murongo waho wa 13. Abaheburayo 11 ku murongo wa 13 haratubwiye ngo, abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Kuri 14, abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Imana yacu ishimwe cyane. Hamwe n'aya magambo meza dusanze muri iki gitabo cyiza cyo Kuva n'urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, turashaka kuganira ku rugendo rw'Abisiraheli. Iyo tuvuze urugendo rw'Abisiraheli, tuba tuvuze urugendo rw'Abakristo. Ni ifoto. Urugendo rw'Abisiraheli ni ifoto y'urugendo rw'Abakristo twebwe turiho kuri uyu munsi wa none. Ibi bitabo twinjiyemo bya Mose uko ari bitatu, igitabo cyo Kuva, Kubara ndetse no Gutegeko kwa kabiri, ni ibitabo bitwereka ifoto y'uru rugendo Abisiraheli bava mu Egiputa bagana i Kanani. Turaza kuza kurebamo ibintu bine rero, ariho hakubiyemo n'insanganyamatsiko yacu. Icyambere, turaza kuza kubona kugira ngo urugendo rutungane, amahame agenga umugenzi uva mu Egiputa ajya i Kanani, ari nayo mahame agenga umugenzi uva mu isi agana mu bwami bw'Imana. Turareba ibintu bine rero umuntu ashobora kwifashisha ngo atunganye urugendo rwe. Turaza kubona ko iyo umuntu azi yava, birushaho kumworohera kurusha kumenya, bimworohera gutunganya urugendo rwe. Tuze kureba ikindi kintu cya kabiri, ko iyo umuntu azi yajya, nabyo bimworohereza gutunganirwa k'urugendo rwe rumworohera.
tuze kuza kureba ikindi kintu cya gatatu kitubwira ngo kumenya amategeko y'urugendo bituma umuntu abashishwa kurukora neza iyo yitondeye amategeko y'urugendo kandi akayubahiriza. Icya kane turaza kuza kureba kwitondera abafatanyarugendo tugendana, kuko uru rugendo si urw'umwe, turuhuriyemo n'abantu benshi. Aha rero iyo tuvuze urugendo, abadukurikiye murahita mubyumva cyane cyane abakristo. Dukunze kugira amakorari menshi yitwa ku by'urugendo. Korari turi mu rugendo, turagisiyoni, turasiganirwa, iwacu ni mu ijuru. Ayo mazina yose muri ubu buzima tubamo natwereka nyine ko turi mu rugendo, ari narwo tugiye gusobanukirwa neza umwuka yampayeho icyo twiga kuri uyu munsi. Haleluya. Nibyo bintu bine rero tugiye gusesengura turebe iby'uru rugendo. Abisiraheli bari mu Egiputa bagiye muri cya gihe Imana yabwiraga Aburahamu ngo rinda iki gitambo inkongoro zidashunaho, hanyuma nukirinda ukabitunganya ndaza kuguha amasezerano. Tubisoma mu Itangiriro. Uyu mukambwe arinda iki gitambo, ariko yaje kugira ingorane z'uko ngo inkongoro zamucitse zigashunaho. Imana iramubwira ngo byari byiza wanabikoze neza, ariko aka kantu kagucitse inkongoro zigashunaho bitumye urubyaro rwawe ruzajya mu buretwa imyaka isaga 400 mu gihugu cy'abandi. Ibi biratwigisha ngiyo hari misiyo Imana yaduhaye ntituyikore neza, hari icyo byica ku cyo twari twavuganye nayo. Ntibyatinze baragiye bagenda muri Yosefu. Turatangira imizi neza y'inkuru n'urugendo. Bagenda muri Yosefu agurishijwe na bene se. Yororokerayo ndetse bamusangayo, bagiye ari 73. Iki gihe cyo kuvayo bari barengeje ibihumbi hafi 600 n'imisago. Bari benshi iki gihe, bari barabaye benshi cyane. Ngo bakora iki kintu cyitwa uburetwa rero, ariyo ngingo ya mbere tugiye gutangiriraho kumenya aho umuntu avuye. Mu mibereho yacu y'ubuzima bwacu bwa buri munsi tugomba kuyoborwa n'ibintu bitatu. Iyo tutazi kubitondeka neza tugonga amwe mu mahame atugenga hano mu isi, ndetse rimwe na rimwe bikaduteranya n'Imana, bikanatwicira ubuzima n'ubuzima busanzwe bwa hano mu isi. Ibyo bitatu rero ni igihe cyashize, gucungana n'amateka y'ahahise, kumenya aho umuntu ageze, ndetse no kumenya iyajya. Umuntu utazi gutondeka ibi bintu uko ari bitatu mu buzima bwe akunda kugonga ibintu byinshi cyane. Hari ibyo atageraho, hari ibyo atuzuza we ubwe, cyangwa iby'Imana imushakaho kugira ngo asobanukirwe icyo yaremewe. Mu Egiputa rero kumenya iyo umuntu ava, turi ku cyambere. Bibiliya yatubwiye ngo bari bafite uburetwa. Bibiliya ikongera ngo bari imbata. Mu Kinyarwanda gisobanutse neza, imbata ni inkorera gahato. Ni umuntu udafite uburenganzira na buke ku mibereho ye. Arakoreshwa kandi nta gihembo, ntiyitekerereza. Ubu bubata cyari ikintu kibi cyane ku Bisiraheli. Mu myaka yose bamazeyo bari muri ubu bubata babayeho nabi, ariko Imana ngo imenya ko bariyo, yibuka amasezerano ya Aburahamu. Nabo barasenga ngo babaturwe bavemo. Ngo Imana yumva amasengesho, n'igihe cyabyo kigeze yohereza Mose ngo agende kubafasha kugira ngo babaturwe. Haleluya. Amen. Imbata. Iki cyitwa ububata ni ikintu kibi. Iyo turi gutekereza ahantu twavuye rero,
mu buzima bwacu bw'igikristo akenshi dukunda kwibanda ku buzima busanzwe ntitujye ku buzima bw'umwuka. Iyo abantu bibuka aho bavuye mu buzima busanzwe, twibuka ko wenda twavuye mu bukene tugatera imbere, twavuye mu miryango iciriritse twaba twariteje imbere. Sawa, ni byiza, ariko tugomba no kwibuka aho twavuye mu bubata bw'icyaha. Farawo uvugwa hano afite ibisobanuro bibiri. Hari Farawo ubata abantu ngo bahere mu byaha, niwe Satani. N'uyu Farawo wabataga ubwoko bw'Imana ngo abukoreshe uburetwa bubyaza umusaruro nta gihembo. Satani nawe ku mugamba agira ahantu ku bantu b'Imana ni ugushaka tumukorere nta gihembo. Yemwe abaduteze amatwi, Satani ahemba nabi. Umuntu wamukoreye yashyizemo imbaraga ngo amunezeze, aho kumuhemba aramuhana. Aha muhumve neza, umuntu wakoreye Satani yimazeyo, aho kumuhemba ibyiza muhemba ibibi. Ibi ni ibintu muzi. Ugize umwuga uburaya uko abirangira murabizi. Igisambo cyashyizemo imbaraga kwiba uko bikigendekera murabizi. Izi ni ingero rero. Ngo Farawo arababata, bagabumba amatafari, bagacukura ibyobo byo kubaka amapiramide y'Abanyamisiri ari nayo yabateje imbere, basya amafu y'Abanyegiputa kugira ngo biteze imbere, barye batunge n'imiryango yabo, bagatashya inkwi. Bibiliya yatubwiye ngo bakabumba n'amatafari, ngo barateseka, Egiputa irabateza. Jutabo turi kumwe muri iri jambo, gukorera Satani biragatsindwa. Kutibuka aho umuntu yavuye rero nibyo birangaje abakristo bo muri iki gihe cya none. Uzumva umwe aduha ubuhamya tubwira ati ngewe rwose nari twara abagabo b'abandi, natwaraga ingo nzisenya, rwose wumva arabitangamo ubuhamya. Nyine yavuye kwa Farawo, yazifite aho yibuka yabwira abandi ngo banitonde babigendemo na gakeya. Kuva kwa Farawo rero, kuva mu byaha, tugomba kuzirikana ko haba hakoreshejwe imbaraga zikomeye ngo abantu bimuke. Icya kabiri ni ukumenya iyo umuntu ajya, kumenya aho tujya. Bibiliya yatubwiye aba bantu babizera bo mu Baheburayo ngo bari bazi aho bajya, ngo ibyo bigatuma bahora ari abashyitsi n'abimukira, ngo bigatuma batangaza ko aho ngaho atari iwabo. Mu buzima babagamo buri munsi bigatuma bumva ko hari ahandi bateye ijisho bajya. Mu rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru rero, mu rugendo rw'Abisiraheli, tuba tugomba kumenya aho tujya. Bibiliya yatubwiye ngo Mose arababwira ati murava mu gihugu cy'Egiputa mujya i Kanani. Na Farawo niko yababajije, ko munsaba ubusabe bwanyu ngo murashaka kugenda, ngo muragira ngo mubaturwe, mugiye he? Igisubizo cyaravugaga ngo turajya i Kanani, tugaca mu butayu gutambira Uwiteka Imana yacu ibitambo. Kumenya iyo umuntu ajya. Torero turi kumwe mu ijambo ry'Imana, iyo umuntu azi yajya bimutera imbaraga zo gutunganya urugendo. Haleluya, haleluya. Umuntu uzi yajya bimutera imbaraga zo gutunganya urugendo rwe. Indege, abakerarugendo mu isi ya none y'iterambere, ajya guhaguruka mu gihugu asuye ikindi yaramaze kumenya iyajya, azi hoteli azararamo,
azi ku kibuga cy'indege uko bakira, azi parika azasura n'ibindi bikorwa nyaburanga bimuhagurukije agenda abizi, ndetse rimwe na rimwe aba yaratanze reservation y'ibintu byose byarakozwe mbere. Mu isi y'iterambere nuko bimeze. Mu rugendo rwacu rw'ubukristo twagombye kugenda dufite icyerekezo, tuzi ngo turajya hehe. Haleluya, haleluya. N'Abisiraheli niko babigenzaga. Nibutse Yosuwa, Bibiliya iratubwira ngo bageze hakuno y'ikibaya y'uruzi rwa Yorodani, ngo yashatse kumenya amakuru y'aho bajya. Bibiliya ikatubwira ngo amakuru bari bayafite barayahawe. Muragi Kanani ni igihugu cyiza cy'amata n'ubuki, kimeze neza. Arangije aravuga ati ariko ndashaka amashira kinyoma ndebe yuko k'ibyo twabwiwe ari ukuri. Yohereza abatasi ngo bajye kumurebera ko ibyavuzwe ari ukuri. Haleluya. Mu rugendo tugomba gukurura amakuru mashya y'igihugu tujyamo. Haleluya. Tuba tugomba gukurura amakuru mashya y'igihugu tujyamo. Bibiliya ikatubwira ngo yohereza aba batasi, ngo bazanye igiseri cy'ikomamanga cy'imizabibu. Mbese bariyaranje bafata muri bimwe byeza aho hantu, bati turagiheka tugishyire ku rutugu, tugende tuza kucyereka abantu imbona nkubone ko igihugu gihari kandi kinetse, ko nibyo twabwiwe ari ukuri. Haleluya. Imana ijya iduhishurira bimwe mu byo twijejwe ko bigihari. Iri yerekwa ryahagaze ku bantu benshi, muzasanga bacogora mu rugendo kumenya iyo umuntu ajya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kumenya iyo tujya. Icya gatatu ni ukumenya amategeko y'urugendo. Mu rugendo rwose ruba rufite amategeko n'amabwiriza. Natwe ubwacu ku buzima bwacu tugira amategeko n'amabwiriza. Iki kiremewe, iki nticyemewe.